Eke nakarindaje. Ese urapfikira Micky ubundi byageze. Kina cyazo na kimwe dufitanye mama. Siko nabonye mama sava yabaye mama sava. Naye nibonye gutyo nyine ukuntu narushye. Ibaze mwana ko nyine nagize gutyo ndamusuza kuri live. Ntabwo ntago wari uriho. Oya buretse basava buretse gato. Ntabwo umuntu yakwikora ngavuge ngo nimuhurire hano. Ngo arandi oya nagari ngiye avugaga sinzi umuntu bafitanye ibibazo. Nanye nshaka kunyara mani buretse gato. N'abantu bakavuga bati ni kiye kibazo ugirana na Micky. Micky nta n'ikibazo nagirana nawe sinyengirana ikibazo n'abagore icyakora sinyengirana ikibazo n'abantu batagira amafaranga bama. Oya ibyo kuba yafite simbiri ako niba nta mafaranga afite yama Micky nta kintu twapfa pe. Ndiye twana n'abantu bafite amafaranga ntibayame. Umuntu rero ufite amafaranga atayama ukeka ko byaturutse. Nta kintu ndi gupfana Micky mani nibyara harimo kuri live yewe. Wari uhari se? Naciyeho ndamubwira ngo naryame ngo turazinduka ahita afatira hatukana no yarari gutukana nawe. Abantu bahita bagira ngo niwe. Bahita bafata ko ka video niyo mpamvu babonye ga trending ariko nta kibazo mfitanye na Micky. Nje nagize ngo Micky ni G yanjye man. Na aga ni G yanjye nta kintu twa. Na Regis ni G yanjye. Ye. Mutari G ninde? Ni nkawe so we ntabwo twabici.